Yezu akozwe bavandimwe, ndagarutse ababa bambonye bwa mbere nagira ngo mbabwire ko atari ubwa mbere nje hano muri iki kiganiro. Ubushize cyaratambutse ikiganiro cya mbere cyitwa impuruza. Impuruza ya mbere yaratambutse, ubu tugeze ku mpuruza ya kabiri. Impuruza ya kabiri iragira iti abayoboke ba Yezu Kristo bazatotezwa. Impamvu bazatotezwa ni iyihe? Nuko isi yangaga Yezu ndetse ikanga nabe, nk'uko tubisanga mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 18 kugeza kwa 27. Turaza kubisobanukirwa. Turigira imbere gato nanone tujye ku mutwe wa 16 turebe uburyo abayoboke ba Yezu bazatotezwa. Ibyo nabyo turongera tubisesengure neza turebe uburyo bazatotezwa. Turakomeza kandi turebere hamwe ko nubwo bwose bazatotezwa, ariko Yezu Kristo yaravuze ngo ni ngombwa ko ngenda ngasubira mu ijuru kugira ngo muzabone umuhoza uzababwira, azabibutsa, uzabahishurira n'ibyo ntabashije kubabwira, uzabakomeza muri ibyo bitotezo, akazabana namwe, akazabafasha kwihangana kugeza igihe isi izashirira. Rero nashishikariza buri wese abandeba kugira ngo muze mube hafi, mukurikirane iyi mpuruza ya kabiri, mukurikirane ngo nubwo yanzira nabashishikarizaga kunyuramo ifunganye, ariko mbashishikarize yuko uzemera kuyinyuramo rwose nta banga rihari, igihe kizagera bamutoteze, ariko nahumure, twasezeranyijwe umufasha uzadufasha muri urwo rugendo, akazadufasha kwihangana. Reka rero munyemerere dutangire dushima Imana, kuko kugira ngo tube tubashije kuba tugihumeka ntago ari ku bwacu, ni ubuntu bw'Imana. Ni intambara ikomeye Yezu Kristo turwanirira, izo tumenya nizo tutamenya, ariko urugamba rwo ruba rwabaye. Nimunyemerero dufatanye gusenga. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nyagasani Yezu, twongeye kugaruka imbere yawe. Turabizi neza ko turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, ariko dufite umutima ugushakashaka, dufite umutima wo kugukorera. Waraduhamagaye turitaba, twitaba ariko tudashoboye, twitaba ariko dufite umutima wo kumva no guca bugufi no kumvira. Niyo mpamvu tugutabaje muri aka kanya kugira ngo uze tukubere mikoro, we wivugire, tukubere ibikoresho, udukoreshe icyo ushaka, kandi utunyuremo kugira ngo icyo washize ku mitima yacu kigere ku bantu bawe. Ubwo tubigusabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana yamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Reka rero dukomeze kuri iyo nteruro n'ubundi tugiye kwigana, ariyo ije muri iki kiganiro cyiswe impuruza ya kabiri. Ijambo nzanye uyu munsi riravuga ngo abayoboke ba Yezu Kristo bazatotezwa. Impamvu bazatotezwa nuko isi yanze Yezu ndetse n'ubu ikaba ikimwanga, ikanga nabe, nk'uko tubisanga mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 18 tukaza kugeza ku murongo wa 27. Reka dusome, dufatanye gusoma, dufatanye no gusesengurira ijambo. Umutwe w'ijambo ravuga ngo isi yanga Yezu nabe. Isi nibazira mumenye ko ari nge yabanje kwanga. Iyo muba ab'isi yakunze ikiri icyayo, ariko kuko mutari ab'isi kandi nkaba narabatoye mbakura mu isi, nicyo isi izabaziza. Mwibuke ijambo nababwiye ko nta mugaragu uruta sebuja. Niba barantoteje namwe bazabatoteza. Niba barubashye amagambo yanjye n'ayanyu bazayubaha. Ibyo byose bazabigirira babaziza izina ryanjye, kuko batazi uwantumye. Iyo ntaza byongeye, iyo ntagira ijambo mbabwira, nta cyaha bajyaga kugira. Ubu rero ntibafite uko bikuraho icyaha cyabo.
unyanga aba yanze na data. Iyo ntagaragariza muri bo ibikorwa bitigeze gukorwa n'undi wundi, nta cyaha bajyaga kugira. Ubu rero barabibonye, bararenga, baranyanga hamwe na data. Ibyo rero byabaye kugira ngo ibyanditswe mu mategeko byuzuzwe ngo banyanze bampora ubusa. Ariko umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri data, Roho nyir'ukuri ukomoka kuri data naza, azambera umugabo, namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Kristo Yesu akuzwe. Iryo ni ijambo ry'Imana dusomye mu ivanjiri ya Yohani. Ahangaha baratubwiye ngo isi nibazira, isi nibanga, muzamenye ko ari njye yabanje kwanga. Nibyo koko tubona kenshi ko abantu benshi bahitamo yanzira ifunganye, bahura n'akaga gakomeye, bahura n'ibigeragezo bitangaje, bahura n'intambara nyinshi, zaba ziturutse mu miryango yabo, zaba ziturutse muri bene se, zaba ziturutse ahantu henshi hatandukanye, ndetse n'aho basengera zijya zihaturuka. Ugasanga abayoboke ba Yesu by'ukuri baranzwe. Ariko ngo isi nibanga, muzamenye ko atari mwe ba mbere yanze. Yesu yarabiduteguje, nubwo niduhitamo iyo nzira ifunganye tuzahura n'ibitotezo bitandukanye. Reka twigire hepfo gato. Baravuze ngo ariko umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri data nyir'ukuri ukomoka kuri data naza, azambera umugabo, namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Ntago muri ibyo bitotezo mwazashobora kwihangana ngo mukomeze koko muhagarare mushikame, kereka gusa Roho naza. Yesu namara kugera mu ijuru yadusezeranyije yuko Roho naza. Icyo gihe ababwiraga atari yasubira mu ijuru, ariko turabizi neza ko yasubiye mu ijuru. Ariko mbere uko agenda yari yabasezeranyije ati Roho uwo naza, ariko umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri data, Roho nyir'ukuri ukomoka kuri data naza, azambera umugabo, namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Uwo Roho niwe uzadufasha gushikama. Reka twigire hepfo gato dusome nanone umutwe ukurikiraho, umutwe wa 16 umurongo wa mbere. Aha baravuga, arerura Yesu akavuga ati abayoboke ba Yesu bazatotezwa. Mbibabwiye ngira ngo ejo mudatsitara. Bazabaca mu nsengero, ndetse n'igihe kirageze, maze uzabica wese azibwire ko yubashye Imana. Ibyo bazabibagirira babitewe n'uko batamenye data, nanjye ntibamenye. Ibyo mbibabwiye ngira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke yuko nababuriye. Yesu yari afite ngo byinshi byo kutubwira, ariko ahitamo kutubwira bimwe bizadukomeza igihe tuzaba turimo duhura n'ibitotezo. Aravuga ati hatoya mutazagira ngo ibi n'ibi ni ibintu mutazi iyo biturutse, cyangwa se bikaza ari ibintu by'impanuka. Oya, ahubwo yarabiduteguje. Aravuga ati ibyo mbibabwiye kugira ngo icyo gihe nikigera muzamenye yuko nzaba narabibaburiye. Ngo bazabaca mu nsengero, ndetse n'igihe kirageze, maze umuntu wese uzabica azibwire yuko yubashye Imana. Ibyo bintu birakomeye cyane. Reka dukomeze turebere hamwe uko uwo Roho tugomba kumwitegura, tureba ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa kabiri umurongo wa 14 kugeza ku wa 21. Byakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri umurongo wa 14 kugeza ku wa 21.
intumwa zaragiye nihuse zijya gutegereza Yezu i Yerusalemu nk'uko yari yarabasezeranyije, ariko bamutegereje bafite ubwoba bwinshi kuko bari baramukurikiye, bagiye kubona babona arishwe, babona arahambwe, babona ibyiringiro byabo bari bamufiteho bisa nkaho biyoyotse. Ariko yaje kubabonekera, arabahumuriza, arabiyereka ko yazutse, arababwira ati nsubiye kwa data, igihe kiragera asubira mu ijuru. Arangije arababwira ariko ati mugende i Yerusalemu muhategerereze Roho Mutagatifu. Uwo Roho Mutagatifu rero yaje kubasesekaraho, amaze kubasesekaraho niko kubamara ubwoba, niko kugenda batangira guhamya. Reka turebe uburyo bahamije bamaze kubona Roho Mutagatifu. Turabisanga mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 2 umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 21. Inyigisho ya Petero. Nuko Petero ahagararanye na ba 11 arangurura ijwi agira ati, bantu bo muri Yudeya, namwe mwese abatuye Yerusalemu, nimumenye neza ibi ngibi kandi mutega amatwi amagambo yanjye. Aba bantu ntibanyoye nk'uko mubitekereza, kuko hakiri ku isaha ya 3 y'igitondo. Ahubwo ibimureba ni ibyavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ati, mu minsi ya nyuma uwari Nyagasani ubivuga, nzasendereza umwuka wanjye ku cyitwa ikiremwa cyose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanure, urubyiruko rwanyu ruzabonekerwe, abasaza banyu bazabonere mu nzozi. Koko muri iyo minsi abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasendereza umwuka wanjye, maze bahanure. Nzakora ibintu bitangaje hejuru mu kirere n'ibimenyetso bikomeye hasi ku isi. Hazaboneka amaraso, umuriro n'inkingi y'umwotsi, izuba rizijima n'ukwezi guhinduka amaraso, mbere yuko haza umunsi wa Nyagasani, umunsi ukomeye kandi w'ikuzo. Ubwo rero umuntu wese uziyambaza izina rya Nyagasani azakizwa. Kristo Yezu akuzwe. Ijambo ry'Imana riratubwira uburyo intumwa zimaze kwakira Roho Mutagatifu zagiye zigahamya. Natwe muri iyi minsi ya none turi kwitegura kwakira Roho Mutagatifu. Uwo Roho Mutagatifu naza, uwo Roho Mutagatifu iyo yamaze kugera mu muntu, amufasha guhamya, amufasha gushira ubwoba, amufasha gushira amanga. Natwe rero biradusaba kugira ibyo dusiga bitandukanye kugira ngo tugende tugiye Yerusalemu. Ntago tuzakira Roho Mutagatifu ahabonetse hose, ntago tuzakira Roho Mutagatifu twifashe uko twiboneye kose. Tuzakira Roho Mutagatifu ari uko hari aho twavuye ari naho twageze. Kwakira Roho Mutagatifu bizadusaba gusenga mbere na mbere, tukajyana tukifungira tukitarura ibindi byose. Yego nyine tuzadufite ubwoba, ariko tuzaturindire ku munsi Roho Mutagatifu yadutashyeho ubwoba buzashira. Nta gushidikanya rero, nta muntu ushaka gufata icyemezo nk'iki cyo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Nyagasani atabihawe n'uwo Roho. Niyo mpamvu uwo Roho ari uza akatumara ubwoba, agatuma dukora ibyo abandi batatinyuka gukora, akaduha amahitamo atandukanye n'aya muntu usanzwe, akaduha ubwenge, akaduha ubushishozi, akaduha guhamya, akaduha kuvuga dushize amanga, kandi uwo Roho niwe uduhishurira. Rero abantu benshi muri iyi minsi ya none ubuhanuzi burahari ku bwinshi, kandi koko nibyo. Muri iyi nyigisho tubonye ya Petero yagendeye ku gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, ubwo yagiraga ati, mu minsi ya nyuma uwari Nyagasani ubivuga, nzasendereza umwuka wanjye ku cyitwa ikiremwa cyose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanure. Ese koko ibyo yavugaga koko byari ibintu bitagomba gusohora? Hoya bigomba gusohora. Ngo mu minsi ya nyuma ngo umwuka wa Nyagasani uzasendera ku bahungu ndetse no ku bakobwa kugira ngo bahanure. Nibyo koko rero muri iyi minsi iryo jambo ryanditswe na Yoweri Sekibi yaryumvishe vuba, ahubwo anyanyagiza abahanura b'inyoma baragwira.
niyo mpamvu muri iyi minsi ijambo ry'Imana riravugwa, ubuhanuzi bukavugwa, ntihagire umuntu n'umwe ubwitaho, bakavuga ngo ni ibya sekibi, bakavuga ngo ni abahanyura b'inyoma. Nyamara ijambo ry'Imana ni ukuri, nk'uko ryatubwiye ko uwo mwuka uzasukwa ku bahungu n'abakobwa bagahanura. Nagira ngo nkwinginge muvandimwe nshuti, ntuzagire ikintu na kimwe utesha agaciro cyavuye mu munwa wa buri muntu uwo ari we wese, kuko ntago uzi niba ubwo buhanuzi, niba ayo magambo ari kuvuga avuye ku Mana cyangwa se avuye kuri sekibi. Ariko ikintu nakubwira ni kimwe, ni ugutega amatwi byose, hanyuma ugasaba Roho Mutagatifu, wa wundi nyine twasezeranyijwe, akaguha ubushishozi, akakubwira, akaguhishurira, akakubwira ati ibi nibyo bivuye ku Mana, ibi ntago bivuye ku Mana. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none mbinginga kugira ngo, nk'uko imvugo y'ubu yamamaye ko ikintu cya mbere ari amakuru, ntazagira amakuru namwe upfusha ubusa. Uzayumve, hanyuma ugende wiherere usenge, usabe Roho Mutagatifu. Uwo Roho Mutagatifu twasezeranyijwe azaduhishurira, aguhishurira ikiri cy'Imana, aguhishurira ikivuye kuri Nyagasani, ikitamuvuyeho akubwire ko kitavuye kuri Nyagasani, nyine ugitera umugongo. Rero nagira ngo muri iyi myiteguro nyine twitegura kwakira uwo Roho Mutagatifu, nagira ngo dufatanye kuririmba indirimbo zidushishikariza kwakira Roho Mutagatifu. Reka duhere kuri iyi ngiyi ndirimbo, reka bariyo mperaho. Roho w'Imana manuka, manuka, Roho w'Imana manuka, manuka, Roho w'Imana manuka, manuka, imitima yacu ibone, Kiliziya yacu iragukeneye, abashumba bayo baragukeneye, n'abakristu baragukeneye, ngo imitima yacu ibone, abasenga baragukeneye, abatakuzi nabo ubiyereke, twebwe twese turagukeneye, ngo imitima yacu ibone, ababyeyi baragukeneye, ubafashe mu bibananiza, twebwe twese turagukeneye, ngo imitima yacu ibone, urubyiruko ruragukeneye, uruyobora inzira iboneye, natwe twese turagukeneye, ngo imitima yacu ibone, isi yose iragukeneye, u Rwanda rwacu ruragukeneye, twebwe twese turagukeneye, ngo imitima yacu ibone, Roho w'Imana manuka, manuka, Roho w'Imana manuka, manuka, Roho w'Imana manuka, manuka, ngo imitima yacu ibone. Kristo Yesu akuzwe. Dusabye Roho Mutagatifu, tumubwiye byinshi twifuza, tumugejejeho abo dusabira, dusabiye Kiliziya yacu kugira ngo ibashe kumurikirwa na Roho Mutagatifu, dusabiye abasenga bose, dusabiye ababyeyi bose bafite byinshi cyane bibananiza, dusabiye urubyiruko rwacu kugira ngo Roho Mutagatifu ngo arayobore inzira iboneye, dusabiye ndetse n'isi yacu ndetse n'u Rwanda rwacu by'umwihariko, kugira ngo twebwe twese
tubashe kugendera mu rumuri rwa Roho Mutagatifu. Hari indi nanone tugomba kuririmbana, dore twaraguhawe, ni Yesu wakuduhaye, ngo uzatubera umuhoza Roho kandi w'ibihe byose. Tugutuye urubyiruko rutwarwa n'iby'iyi si, ngo ruyoborwe nawe Roho urubera umugenga. Uri Roho w'Imana, uri Roho w'Imana, uri Roho w'Imana, Roho Mutagatifu w'Imana nzima. Reba batagukunda, bahe nabo kukumenya, bakubwire n'abandi Roho maze ukwira isi yose. Tugutuye abasenga, ngo bayoborwe nawe, kuko abayoborwa nawe nibo bana b'Imana. Uri Roho w'Imana, uri Roho w'Imana, uri Roho w'Imana, Roho Mutagatifu w'Imana nzima. Tugutuye isi yacu yuzuyemo ibyago, intambara n'ibyorezo, Roho ni wowe wabitsinda. Uri Roho w'Imana, uri Roho w'Imana, uri Roho w'Imana, Roho Mutagatifu w'Imana nzima. Kristo Yesu akuzwe. Ndabashimiye mwese twafatanyije iki kiganiro, ndabashimiye. Ariko turaririmba n'indi ndirimbo imwe ivuga uburyo ijambo ry'Imana ari ukuri, kandi hahirwa abaryumva, ko basezeranyijwe kubaho ubugingo nta handi buri, ubugingo buri muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana nongere mbibasubiriremo, ryavuze ngo mu minsi ya nyuma, uwari Nyagasani ubivuze, nzasendereza umwuka wanjye ku cyitwa ikiremwa cyose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanure, urubyiruko rwanyu ruzabonekerwe, n'abasaza banyu bazabonere mu nzozi. Kristo Yesu akuzwe. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri. Ntuzajya ubona umuntu yafashe icyemezo cyo kujya kuvugira Imana, ntuzajya ugira ngo nibyo yihangishaho. Hoya, ahubwo ni rya jambo ry'Imana ryahindutse ukuri, ryamusohoreyeho, ryamutumweho, we aba yabaye igikoresho, hanyuma Nyagasani akivugira. Reka rero turirimba n'indirimbo nayo ivuga uburyo ijambo ry'Imana ari ukuri. Hanyuma nitumara kwiririmba turasoza. Yesu ijambo ryawe nukuri, hahirwa bakumva muri ryo, basezeranijwe kubaho iteka ryose. Yemwe bantu mwese muraha, nimwitegure, kuko ijambo ryose ry'impfabusa muzaribazwa. Yesu ijambo ryawe nitara rimurikira intambwe zanjye, undinde mu mayira
yawe ntazakuyoba. Isi n'ijuru bizashira nk'uko byaremwe, ariko ijambo ryawe Mana rizahoraho. Kristo Yesu akuzwe. Ndabashimiye mwese mwamfashije tukaba dusozanyije iki kiganiro, ariko ubutumwa buri muri iyi ndirimbo buravuga ngo yemwe bantu mwese muraha nimwitegure, kuko ijambo ryose ry'imfabusa muzaribazwa. Hari byinshi mwagiye mwumva, abantu benshi barababwiye ngo muhindure ibyerekezo, muhindure inzira mwahisemo, muve mu nzira yagutse mujye mu nzira ifunganye. Nibyo koko irimo ibitotezo, ariko Yesu yaduteguje, ariko nyuma yo kuduteguza yanadusezeranyije umufasha, Roho Mutagatifu uzadukomeza, uzatuma turangurura tukamubera abahamya. Rero nagira ngo mbisegureho, byagoranye cyane, ntabwo nari meze neza, ariko wa Roho yambashishije ampa imbaraga kugira ngo uyu munsi wa none ubashe kumva ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu abahe umugisha. Amen.